Philadelphia Imana iratsinda. Turabashubuje igitondo cyiza, ni Pastor Serugendo Dismas. Turashima Imana ko uyu munsi mwiza yongeye kutugarura mbere y'ubwiza bwayo, tubashe kubageza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Reka tubanze tusenge Imana. Turagushimiye wera wa Isirayeli, urera kandi urakiranuka. Nimba tuhageze uyu munsi ni kubw'imbaraga zawe, warakoze kubwo kuturinda no kutugirira neza kwawe. Tugiye guca bugufiya tuvuga ubutumwa bwiza, utubabariro tweze, udutunganye muka wera agaragara hagati yacu, ari twe arabagiye kutumva nabo bagirire neza. Uyu ijambo ryawe ritugirire umumaro mu izina rya Yesu. Cyo twirukanye n'imbaraga z'imyuka mibi, bitero bya Satani bitwangisha ijambo birwanye vuga butumwa, turamenaguye data. Reka butwari bwa bugaragare kandi utugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Turashima Imana. Turi mu bihe bimwe turimo kubara minsi hafi 20 isigaye turangiza uyu mwaka. Twatangiye umwaka tufite ubwoba, twatangiye umwaka tufite kushidikanya, twatangiye umwaka tubona ko turapfuye birashize. Ariko tushimiye teno Uwiteka Mana nyiri cyubahiro kuko yabanye natwe ikaba itugejeje kuri tariki. Abakristo, abasenga, abakorera Imana, turi mu minsi yo kurangiza umwaka, kandi kwezi kwa nyuma tugiramo misi mikuru yo kwibuka umunsi mucunguzi yatuvukiye. Twita musi mukuru wa Noel. Ariko mucunguzi atarabanza kuvuka, twagiye tumva ko byagiye bivugwa mu buhanuzi. Imana ikishurira abahanuzi bakamenyesha ubwoko bwayo ibizaba. Ubuhanuzi ni impano nziza ituma abantu banicishamo butumwa bwayo ku bahanuzi, bakageza ku bwoko bw'Uwiteka. Tukamenya umugambi w'Imana mbere yacu, tukamenya icyo Imana dushakaho, tukamenya buryo bwo kuhinduka. Sasa turi mu uku kwezi yo kwibuka musi mucunguzi yatuvukiye, niyo musi mukuru wa Noeli. Abantu benshi baritegura ku iyo misi. Natangiye kubona hano mu mugi Tedemile burigo barimo gutaka batwifuriza Christmas. N'ibindi bihugu abantu barimo gusiga amarangi mu mazu, abantu barimo gutunganya mihanda kubw'uwo musi mukuru wa Noeli. Sasa natwe abakiranutsi abizera Kristo ni umunsi mukuru ukomeye kuri twebwe yo kugera ku uwo munsi n'iyo tariki yo kwibuka. Abantu benshi bakunda kuvuga ntabwo ari yo tariki, sinakwiziza munsi mukuru wa Noeli, ntabwo ari yo munsi Yesu yatuvukiye. Ariko nuko byagomba kuba mu kwezi kwa mbere, nuko byagomba kuba ku kwezi kwa gatatu, tukagira wa munsi yo kwibuka ko Imana yasezeranije Abisirayeli ko azabaha mucunguzi. Ariko ari umunsi iyo isezerano Imana yarayisohoje. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, iri kuri ku gitabo cya Mika gice cya 5 murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Umutegetsi uzakomoka i Betlehemu. Ariko wowe Betlehemu Efrata uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wowe niho uzaba umwami w'Isirayeli. Akansanga imirambagire ye niyiteka uhereye kera kose. Nico gituma azabatanga kugeza igihe uwo uri kunda azabyarira. Kandi abasigaye bo muri Benese bazagarukira Isirayeli. Murongo wa 3, azakomera aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye. Kandi nabo bazakomera kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mpera y'isi. Kandi uwo muntu azatubera amahoro.
umwami wa Ashuri umwashuri naza mu gihugu cyacu akaturibatira amanyumba, tuzamuteza abungeri 7 n'ibikomangoma 8. Ayo niyo magambo y'Imana tugiye kuganira uyu munsi mwiza. Nasanze muri biye byacu turimo gucika indege kubw'ikintu kitwa amasezerano, turimo gushidikanya kubw'ikintu kitwa amasezerano, turimo kwiheba kandi dufite amasezerano y'Imana. Maze misi ndimo kuganiriza abantu kubw'ibintu bitwa amasezerano. Amasezerano y'Imana ndaguhinduka, ibindi byahinduka, ariko isezerano ry'Imana ryo rizahoraho iteka ryose. Abahawe isezerano bagomba kwizera Imana ko ariyo yavuze. Abahawe isezerano bagomba kumenya ko ari umunsi wo kutuzabona kusorezwa kw'amasezerano. Nguko Imana yabivuze na nuko izabisohoza. Kuko Imana yacu ndagwiresha, Imana yacu ndaguhinduka. Teretse tuvuye mu masezerano nta mpamvu. Ariko munyamasezerano namara kumenya ko yahawe isezerano ry'Uwiteka, agomba kuba umuntu wumvira Imana, wubaha Imana, ugendera mu mategeko y'Uwiteka. Umutegetsi uzakomoka i Bethlehem. Bethlehem ni umurwa mutoya mu Buyuda, ariko nuko yari umutoya, ariya niyo Mana yabasezeranije, nuko muri bato, nuko umurwa wanyu n'umuto, nuko mutamenyekana, nuko musuzugurwa, ariko kuri wowe Bethlehem niwe Masiya azavukiramo. Babayeho bafitiye isezerano ry'Imana. Abapfuye bapfuye, abatakaje ibyiringiro batakaje ibyiringiro, ariko Imana yo ikora ikintu cyayo ku gihe cyacyo. Ushobora kurambirwa igihe cy'Imana nimba kitaragera, nta kintu wahindura. Ushobora gusenga nimba isaha y'Imana itaragera, ntacyo byahindura. Iragukomeza gusa, ikakuha imbaraga no kwizera izakugeza ku munsi wo gusohozwa kw'ijambo yavuze. Abanyabetlehem biberagaho bisuzugura kuko umudugudu wabo wari muto, bisuzugura ko bari abakene, bamwe bari bibagiwe n'isezerano ry'Imana, bamwe batibuka ko ari isezerano babwiwe. Nguko nawe urimo kwisuzugura, nguko nawe utizera isezerano, nguko nawe abandi bamaze kubivamo nta mpamvu. Ariko abantu bito barokore, mureke twizera Imana kuko ari cyo yatuvuzeho. Umuntu afite icyo yavuzwe n'Imana, bene data ntabwo apfa gupfa. Iririye turimo gutegura misi mikuru ya Noel. Navuze ko ntabwo ari misi mikuru ku itoro Pentecote, si misi yo kurya no kunywa, ariko ni misi turimo kwibuka munsi mucunguzi yatuvukiye. Bitusabamo iki kutunganya bugingo, bitusabamo iki kwezwa, tuzagere ku uwo munsi tutafite ikintu Imana ducira urubanza. Ni misi yo kusenga, ni misi yo kuba maso, ni misi yo kubabarira, ni misi yo gushaka Imana, ni misi yo kwezwa. Tuzagera ku munsi wa Noeli tufite ibyishimo n'umunezero. Kubwanje ngo ndakuvuga uwo munsi Yesu aongere avuki bundi busha mu bugingo bwawe. Kuvuka bundi busha ni gute? Ntago twamubona nk'impinja bahetse, ariko uwo munsi ari bindi bintu by'imbaraga z'Umwuka Wera bisha kongera kukuvugurura bikakugaruza tena mu rufatiro rw'Imana, ukimika Kristo ku mutima wawe. Kuko bibazo n'ibigeragezo bimaze gutuma abantu benshi bacika indege, abantu benshi bavuye mu bushake bw'Imana. Kandi munyamasezerano ntabwo apfa kuva mu bushake bw'Imana nta mpamvu. Akwiriye kwihanganira bimugerageza, agatuza, akarindira igihe cy'Imana n'isaha y'Imana. Yesu atushoboje kandi atugirire neza. Ariko Bethlehem Efrata uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda. Mani muvugaho imuhawe isezerano rya uri mutoya Bethlehem Efrata, uri mutoya mu bihumbi by'Abayuda, mu bihumbi by'Ubuyuda. Muri wowe niho uzaba umwami Israeli. Nuko uri mutoya muri wowe, Mani irimo kuha Bethlehem isezerano. Muri wowe niho uzaba umwami w'Isirayeli, akansanga. Imirambagirire ye niyiteka uhereye kera kose. Ubona ko Bethlehem bahawe isezerano
nuko ari mutoya kuri wowe niyo azavamo umwami wa Bisirayeli akansanga. Imirambagire ye niyiteka uhereye kera kose. Betlehemu bahabwa isezerano ry'Uwiteka. Sinzi nimba urakibuka n'isezerano y'Imana yaguhaye. Sinzi itorero nimba murakibuka isezerano y'Imana yaduhaye. Nico gituma bamaze kuhabwa iyo sezerano. Impamvu ituma ko bahawe isezerano nico gituma azabatanga kugeza igihe uwo urikunda azabyarira. Kandi abasigaye bo mu bene se bazagarukira Israeli. Mana ibaha iyo sezerano yo kuko muri Betlehemu niyo urikunda azavukiramo. Kandi abasigaye bo mu bene se bazagarukira abande Abisirayeli. Yesu yaje mu mugambi w'Imana. Yesu yaje mu buryo bw'isezerano. Ntabwo Imana yatunguye Abisirayeli, yabanje kubateguza. Abahanuzi ba Yesaya barahanuye, ba Mose barahanuye, ba Dawidi barahanuye, Amika barahanuye, ba Yobu barahanuye ibya Yesu Kristo. Tinamubonye ariko shwi ntabwo ari hano hafi, ari kure nuriya namubonye. Yobu yapfuye ariko yari yamubonye nawe muyerekwa ko Masiya azaza. Simbizi agakiza kacu muri minsi usanga twebwe ntabwo twizera amasezerano y'Imana, ntabwo twizeye amagambo y'Imana. Se muzi ko hari ubundi buryo Imana azaza tena hano ku isi avuganye natwe. Mugambi wose Imana yarawuteguye kuva kera. Inzira yacu Imana yayiteguye kuva kera. Icishe mu ijambo ryayo, icishe mu buhanuzi ku bantu bayo. Mana ivuga bya Yesu Kristo ko azavukira ari ya Betlehemu. Yesaya barahanuye buryo umwari azasaminda kandi azabyara mwana w'umuhungu azamwite Kristo. Yarahanuwe na Yesaya. Hano Betlehemu nayo Mana iza kugaragariza aho azavukira. Ireba mu bwoko bwose bw'Abisirayeli isanga ko agomba kuvukira he cyangwa mu midugudu yose y'Abisirayeli agomba kuvukira ku mudugudu witwa Betlehemu. Wari umudugudu mutoya usuzuguritse, ariko bahawe isezerano kubera kubaha kwabo Imana. Birashoboka kumvira kwabo Imana, gukiranukira kwabo Imana. Mana iza kubaha ikintu kitwa isezerano ryayo. Tumve sasa bubasha Imana yahaye uwo mwami wa Bisirayeli. Azakomera, aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye. Azakomera. Abantu mwizera Kristo, abantu muvuga Kristo, mumve bubasha Imana yabwiye abanyabetlehemu Yesu ataravuka. Nabyo byaciye mu nzira y'amasezerano. Uwo mwami twizeye bubasha Imana yamuhaye. Hari abantu bagirana impaka bashaka kugereranya Kristo n'abandi, ariko Kristo aratandukanye n'abo bandi. Bibiliya ntabwo ihamiriza abo bandi, ihamiriza Kristo. Kuko ari umwami wa Bisirayeli azavukira Betlehemu. Imirambagire ye niyiteka uhereye kera kose. Yabayeho, yahozeho. Azakomera, aragira umukumbi we afite imbaraga. Yesu ntabwo yaje nk'umwami umunyandegenge. Imana yamuhamirije ko azakomera. Aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka, kandi imbaraga zari muri Yesu Kristo ntabwo zari imbaraga z'Imana zakoreraga muri we. Imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye. Abanyabetlehemu bazamurira Imana icyubahiro. Musi bahawe isezerano,
munsi numvise umucunguzi wabo buryo azaza afite ububasha n'ubushobozi bw'akomana urakoze cyubahiro kibi cyawe kutuha isezerano twebwe abanyabetlehemu mudugudu usuzuguritse urakoze kutuha isezerano. Ijambo rirakomeza hariya ku gice cya 3 kandi nabo bazakomera kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mperuka y'isi. Nabo banyabetlehemu Mana irabavugaho kandi nabo bazakomera kuko icyubahiro cye azaba akomeye kugeza ku mpera y'isi. Abizera Kristo tuzakomera kuko icyubahiro kuko icyo gihe reka tusubiremo gatoya. Kandi nabo bazakomera kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mperuka y'isi. Abizera Kristo tuzakomera kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mperuka y'isi. Mwami wacu Yesu azakomera kugeza ku mperuka y'isi. Na niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira kimenyetso cyanyuma kitugaragariza gihe cyo kugaruka kwa Kristo nuko butumwa bwiza bw'Imana bubanza kugera ku isi ku mpande enye zose z'isi. Gukomera kwa Yesu kukagera ku buri bwoko, ku buri amahanga bose bakamenya ko Yesu Kristo niwe mwami n'umukiza. Yesu atufashe kandi atushoboje. Abanyabetlehemu bahabwa iri sezerano ry'Imana kandi uwo mundu azatubera amahoro. Haleluya. Nuko tucika intege, nuko tutizera, nuko turabanyabwoba, Bibiliya iravuga ko kandi uwo mundu azakora iki? Kandi uwo mundu azatubera amahoro. Yesu azatubera amahoro. Twarabo gupfa, twarabo kurimbuka, ntabwo twagomba kubona agakiza kuko yaje ng'umwami w'amahoro, natwe twaje kuhabwa agakiza. Haleluya. Mana twayishimira kuko yatugiriye neza. Ntabwo twarabo kumenyekana, ntabwo twarabo kwinjira ahera h'Imana, nuko twivovotera kubwo amasezerano yari ubwoko bw'Abisirayeli, twebwe kubw'ibyaha by'abasogokuruza twari dupfuye turimbutse tutazwi, ariko kubwa Kristo kuko uwo mundu azatubera amahoro. Umwashuri naza mu gihugu cyacu akaturibatira amanyumba, tuzamuteza abungeri 7 n'ibikomangoma 8. Kubwande kubwa Kristo. Umwami wa Ashuri nuko yaza kutubatira amanyumba, tuzamuteza navuga ko umwami wacu Yesu Kristo. Turarwara tukamagara Kristo, turahura n'ibibazo tukamagara Kristo, ibidutera n'amajoro biraza turayirukana mu izina rya Yesu Kristo kuko Yesu afite bubasha, Yesu afite bushobozi. Banyabetlehemu bakira isezerano ry'Imana, bakira isezerano y'umwami w'amahoro. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Mana yemeza Betlehemu ko nuko uri umudugu, nuko Betlehemu Efrata uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wowe niho uzaba umwami w'Abisirayeli akansanga. Bahabwa iyo sezerano ryabo, bahabwa mugisha n'Uwiteka. Muzi ko isezerano nawe n'umugisha. Sezerano nayo Mana kirarinda umundu. Sezerano nayo ituma Mana ikukora iki? Ikomeza kukubaho kuko ufite isezerano ryayo. Mureke kuyanduza, tureke iryaha, twizere isezerano ry'Imana. Mana ntabwo ibesha, sa Imana igera, Mana isohoza amasezerano. Abanyabetlehemu babwirwaga aya magambo babona ko se ko ari nk'amakuru, ariko ari umunsi w'Imana wageze. Niyo turimo kwitegura hano, abantu barimo gutaka inzu y'Uwiteka, abantu barimo gutegura amenda myiza, abantu barimo gutegura ibyo bazarya kubwo kwibuka munsi Yesu Kristo yakoze iki? Yavukiye ku murwa wa Betlehemu. Betlehemu yari umurwa mutoya usuzuguritse, ariko murebera bamaze kuhagera
buryo Betelehemu imaze kubakwa, buryo iyo minsi abantu bazava mu bihugu byabo nabo baza kureba aho Yesu yavukiye. Betelehemu yaje kumenyekana kuko Imana yasohoza isezerano. Betelehemu imaze kumenyekana, munsi wa Noheli ntabwo wapfa kwinjira udafite uburenganzira, kandi yari umudugudu mutoya usuzuguritse, ariko kubw'isezerano ry'Imana, Imana yafashe yasohoje, abanyabetelehemu babona ko Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi. Sinzi wowe urimo kwitegura gute, sinzi nimba urakibuka amasezerano y'Imana, sinzi nimba wowe nanjye turakizera ko ari cyo Imana yatuvuzeho. Twihanganire bitugerageza, twihanganire bidukomeye, ariko hari umunsi w'Imana uzatugeraho, Imana izasohoza isezerano ryayo. Yesu ashimwe. Tekereza kubwo amasezerano y'Imana yaguhaye. Itoro mwibuke isezerano y'Imana yaduhaye. Aba batubanjirije Imana yarabasezeranije, ariko navuze nuko habayemo minsi myinshi, ariko Imana yakoze iki? Isohoza isezerano. Nuko byatinda, ariko maherezo ya byose Imana isohoza isezerano. Isezerano ntabwo ari ikintu cyo gukinisha. Munyamasezerano ntabwo ari umuntu wo kwifata nguko wishakiye. Munyamasezerano ntabwo ari wo kugenda nguko wishakiye. Mu gihe umaze kumenya ko nahawe isezerano n'Uwiteka Imana yanjye, ari bundi buryo ugomba kwifataho, ari bundi buryo ugomba kwishakamo kwizera, ari bundi buryo ugomba kubaha Imana yawe, ari bundi buryo ugomba kuyumvira. Nuko uca mu bibazo, nuko uca mu bigeragezo, ariko hari umunsi Imana yemerera umuntu, ishaka kunezeza umuntu, ukabukura hasi, ikagwicaza n'ibikomangoma, iciye mu nzira y'amasezerano. Ari umunsi ushaka kumenyekana, yaciye mu nzira y'amasezerano. Niyo mpamvu mureke twizere amasezerano y'Uwiteka. Abanyabetelehemu babifataga nk'ibintu bisanzwe, ariko isaha Imana yageze, abashumba biberaga ku musozi barayintara baragira inama, marayika yaje kubabonekera, ababwira inkuru ko mu murwa wa Betelehemu havutseho umucunguzi, muhaguruke mugende kumuramya. Mwanya bumvise aya magambo, bahise batekerereza ko ibi bintu twabwiwe n'Uwiteka Imana yacu, ibi bintu abasogokuruza bagendaga batwigisha ko muri uyu murwa azavukaho umucunguzi. Bataha inama ku musozi, barirukanga nyenyeri igenda ibayobora kugeza aho bageze aho Yesu yavukiye. Babirebye nabo, barebesha amaso yabo, barafukama, baramuramya, barashima Imana. Imana ibi warabivuze. Uzi ko twebwe tugira kwizera kuge umunsi Imana ikoze ibintu, ariko Imana ishaka kubwira umuntu nzakugirira neza, ibanze imbene n'ibyo kurya. Nubise umuntu umwe turi mu mwuka wo gusenga, umwuka w'Imana aramanuka aramubwira, we mwene data, mundu wanjye, nuko bimeze gutyo, ariko nzakugirira neza, nzakukorera gutyo. Ivuga ibintu izamukorera, ivugamo n'imodoka, ariko wa muntu kuko ari umuntu. Nyuma yaje kuvuga ibanze imbe n'igari. Kenshi na kenshi mwanya Imana itubwira amasezerano ntabwo tubyizera. Mundu areba inzira, kareba ku muryango, ninde se uzangurira iyo modoka, akareba buzima bwese ko nzayakurahi. Ariko mu bintu bitwa amasezerano ntukabikinishe. Ibyo utafite Imana irabifite, ibyo utashoboye Imana irabishoboye. Betelehemu nuko yari mutoya, ariko Imana yamuvuzeho ko umucunguzi azavukira hariya, na guverineri w'icyo gihe ntabwo yagombaga kuhindura yasezerano. Ahubwo twabonye ko Betelehemu ni umudugudu mutoya, ariko bizaba ahandi.
yakurikiye aho Imana yavuze, nuko yari muto, nuko yari mudugudu usuzuguritse, aje mu itegeko iremeza ko abantu bose bagomba gukora iki? Kujya kwibaruriza iwabo. Bigasanga Joseph na Maria bakomoka mu yo murwa. Isezerano rijya gusorezwa aho hantu. Nasa twebwe turashidikanya. Reka kwiringira abantu, reka kureba ku bantu. Nimba Imana yakubwiye ikintu, izakikora ku bubasha bwayo, kuko ari Imana yubahisha izina ryayo. Ntabwo bizava kwabo muwavukanye cyangwa abakubyaye. Oya, sezerano ry'Imana rivugwa n'Imana, tuhabwa n'Imana, kandi tuzasorezwa nande? N'Imana yonyine ku giti cyayo. Twizere amasezerano y'Imana. Turi mu kwezi ko kurangiza umwaka, kwezi twibuka igihe Mucunguzi wacu yatuvukiye. Sinzi buryo urimo gusenga, sinzi buryo urimo kwitegura, ariko mbere na mbere banze witegure ubugingo bwawe. Buryo wakoze iki? Wavuye mu masezerano y'Imana nta mpamvu. Buryo utabasha kubanisha amasezerano y'Imana, buryo urimo gutukisha amasezerano y'Imana, buryo ari uvuga sinshaka no kumva amajwi y'abahanuzi. Ubuza abahanuzi wasara, ubuza abahanuzi wasubira mu bapfumu, ubuza abahanuzi wakora bibi byinshi. Muzi ko abahanuzi niyo batuha cyerekezo, abahanuzi niyo baducaha, abahanuzi niyo batubwira umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ndasaba abanyamasezerano, uku kwezi mwongere tena mubyuke, uku kwezi mwongere tena mwizere, uku kwezi mumenye ko ibyo Imana yavuze nuko byatinda, ariko Imana izakora iki? Izasohoza isezerano ryayo. Bethlehem isigaye, navuze ko isigaye igenderwa n'amahanga menshi. Ubu abantu barimo gukata amatike yuko bazajya mu munsi wa Noel izabasange mu murwa Bethlehem. Hari abantu biyumva ngiye kubona aho Yesu yavukiye, yari mu muvure w'inka, inzu mbese aho inzu y'inka, ariko barayubatse byahindutse, ayo mu iterambere rikomeye, mahanga yose, mafoto ya Bethlehem biragenda hafi y'isi yose. Hari abakameramene bazajyayo bafotora aho Yesu yavukiye, bafotora ayo misozi. Yo, haleluya! Mana nimba yashoje ibya isezerano ryayo, bindu birahinduka. Mundu akurwa hasi akashirwa hejuru, mundu aramenyekana mu gihe Imana yasohoje isezerano ku mundu. Mu gihe Imana isohoje isezerano ku mundu, ubuzima burahinduka. Niyo mpamvu mureke twizeye amasezerano, mureke twifate nk'abanyamasezerano, mureke dukiranukire abanyamasezerano, mureke tugende nk'abanyamasezerano. Mu izina rya Yesu Kristo ongere wahaguruke gusengera amasezerano yawe, kuko Imana isezeranya abantu ariko igasohoza niyo sezerano yasezeranije ubwoko bwayo. Reka dusome irindi ijambo riri hano ku Yohana gice cya 7 umurongo wa 40 kugeza ku murongo wa 42. Bamwe muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati, ni ukuri uyu niwe muhanuzi. Abandi bati, uyu niwe Kristo. Ariko abandi bati, mbese Kristo aturuka Galilaya? Ibyanditswe ndibivuga ngo Kristo azakomoka, ibyanditswe ndibivuga ngo Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi, aturutse i Bethlehem, ikirorero Dawidi yarimo. Ibyo nabyo bishaka kutwereka iki? Nuko abantu Yesu yaje kuza, abantu bakagira mwuka wo gupinga, bamwe bakavuga ko ntabwo ari umwana w'Imana, ariko hano abisirayeli baje kongera kwibuka
isezerano ko Mana yavuze ko azakomoka mu muryango wa Dawidi aturutse he? I Bethlehem. Bamwe muri rubanda bumvise ayo magambo Yesu yahagaze imbere y'abantu arimo kubabwira ubutumwa bwiza. Bamaze kumva ayo magambo baravuga bati ni ukuri uyu niwe muhanuzi. Abwiriza bati ni ukuri mukaba bemeza ijambo, bumva buryohe bw'ijambo, barishima n'amagambo yabwirije, bavuga ko ni ukuri uyu niwe muhanuzi. Yesu ahabwa icyubahiro. Uyu niwe muhanuzi. Abandi bati uyu niwe Kristo, batangira kumuhamiriza. Uyu niwe Kristo, kandi Kristo ni umwana w'Imana, kandi Kristo yavuye mu ijuru, kandi Kristo niwe watumwe kuba mucunguzi wacu. Kandi uyu Kristo abantu bakunda gupinga bya Kristo, bafobya izina rya Kristo, bamwe bakahakana ko atari umwana w'Imana. Ariko abantu bamaze kumva amagambo ye baremeza avuga ko niwe muhanuzi. Abandi bati uyu niwe Kristo, kuko bumvise ibyo avuga biremeza koko ni Kristo ugomba kuvuga aya magambo. Twabanye n'abandi, twagendanye n'abandi, ntabwo twari turumva ibyo uyu nguyu arimo kuvuga, ntabwo twari turabona ibitangaza uyu nguyu arimo gukora. Bamwe bonyine baremeza ko niwe Kristo. Ntukabe mu itoro Pentekote ariko utaremera ko Kristo ni umwana w'Imana. Ntukakorere Kristo umurimo utaramumenya. Banza umwemere ko ari we mwami wawe wagupfiriye ku musaraba. Ariko abandi bati mbese Kristo aturuka Galilaya? Uyu niwe muhanuzi. Abandi ati uyu niwe Kristo. Abandi dushaka kuyobora abantu, dushaka kuba abantu benshi mu nzu y'Imana, ariko ntabwo twizera kimwe. Niyo mpamvu abantu bamwe barizera amasezerano y'Imana n'abandi bakazifobya n'ibiriya ni by'abahanuzi. Oya, na by'abahanuzi. Bahanuzi bavuga iby'Imana, kandi ijambo ry'Imana rivuga ntidugapinge ariko tugenzure. Nimba umaze gusuzuma ukasanga ko ari iby'Uwiteka, ugomba kubyizera ko ari umunsi umwe Imana izasohoza isezerano ryayo. Mbese Kristo aturuka Galilaya? Ubundi bagiramo gushidikanya, kandi ibintu byahanuwe. Ibyanditswe ntibivuga ngo Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Uyu munsi habaye mu zindi mbaraga zo kwemeza abantu, zo kwemera ko Kristo niwe mwana w'Imana, zo kwemera ko inzira Yesu Imana yamuvuzeho azaziramo. Ibyanditswe ntibivuga ngo Kristo azakomoka mu muryango wa Dawidi aturuke i Bethlehem, ikorero rya Dawidi yararimo. Ibyanditswe bivuga ngo Kristo azakomoka mu muryango wa Dawidi aturutse i Bethlehem. Ibyo nabyo n'amagambo bari bumvise mu kanwa k'abahanuzi, bonyine batangira kubyahamiriza. Imana yaje gusohoza aya magambo. Yesu avukira Bethlehem, isohoza ijambo ryayo, yemeza abanyabethlehem ko ari njyewe Imana navuze, kandi ari njyewe ngomba gusohoza. Navuze ko umunsi Yesu yavutse habayemo umunezero gusorezwa kw'isezerano mu murwa wa Bethlehem. Yari umunezero gusorezwa kw'isezerano ku mwari Mariya. Yari umunezero ku Bisirayeli baje kumva ko Yesu yavutse. Mbese kuko ibintu byabaga muri bo n'isezerano ry'Imana ryariswe, ati bizaba ryari, abantu bakagira imitima yo gushidikanya. Se azavuka ryari? Bethlehem bakibaza se ko uwo mugisha tuzawakira ryari? Nuko nawe urimo kwibaza mu by'Imana yakuvuzeho, ari bimwe umaze kwibagirwa. Ari bimwe nagiye mbona kera mu 2024 abantu bagendana n'utumakarne bakandika iby'Imana yavuze. Se uracyizera ibyo wanditse?
ko ari Imana wabivuze kandi ari Imana izasohoza. Nagiye numva umuntu akaza ati munsabire, Imana ikagira icyo yishurira ati nagiye gusengera akanyarira Imana yarabimbwiye, nagiye ku mazi Imana yarabimbwiye, nagiye byumba Imana yarabimbwiye. Ese ko utabyizera umaze kugira hafi ibimenyetso enye wizeye ko ni Imana yabikubwiye, kuki utabyizera? Iyi minsi itero ntabwo twizera ikintu kitwa isezerano ry'Imana, ariko ni umugisha ukomeye ku muntu ufite isezerano. Navuze hano habaye umunezero ukomeye, Banyabetelehemu babimye, Banyabetelehemu bazanye amaturo mbere y'Imana, bayishima kuko mucunguzi yavukiye iwabo Betelehemu. Imana isohoza isezerano nk'uko yabivuze. Si twebwe itoro ry'iki gihe, twebwe abakristo b'iki gihe, isezerano y'Imana turimo kwifata gute? Ari abantu benshi navuze twabanye nabo ku murimo bamaze kuva mu isezerano y'Imana kandi nta mpamvu. Nabonye numvise mundu yahawe isezerano ko Imana imubwira ko izamukorera ubukwe, ariko kubwera kutihangana ejo mukumva wa mundu yishingiye. Imana yahaye umuntu isezerano ko izamuha akazi muri murwa, ejo kubona wa mundu atangiye gutanga iruswa. Imana yamubwiye ko azajya izamujyana hanze, igihe kitaragera batangiye kumurya amafaranga yo gushaka visa. Wasenga ukatuza ukarindira igihe cy'Imana. Nda muntu wahutisha igihe cy'Imana. Imana ikora kintu cyose ku gihe cyacyo yageneye. Nimba yavuze misi Israeli bazajya mu buretwa bamare imyaka 430, ntawagabanije n'umunsi n'umwe. Farawo yashatse kwinangira, ariko umunsi wageze inzira yarayifunguye. Mumvirire mu kihugu, niyo Mana yanyu yica. Israeli barasohoka kuko gihe cy'Imana cyari kigeze. Bagenda banezerewe, bagenda baririmba, bagenda bishima. Abari abanzi babo babaha amakado, bakuramo byari mazahabu ku maboko yabo. Butunzi bwa Abanyegiputa barayijyana bashima kuko Uwiteka yakoze iki? Yashoboje isezerano nk'uko Imana yabivugiye mbere ya Aburahamu. Ukutabereye amaso gitambo cyanjye, urubyaro rwawe ruzajya mu buretwa myaka 430. Nyuma y'iyo myaka bazava muri icyo gihugu bongere basubire mu gihugu nagusezeranije. Byarabaye bene data, Imana yarasohoje, ariko Aburahamu we yari atakiriho, ariko Imana yakurikije gushira mu bikorwa ibyo yavuze. Nta muntu wahindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Izera amasezerano y'Imana. Iyi minsi tube gusa amaso twitegure ko ni misi yacu yo kongera tena kwibuka munsi Imana yasoreje Abisirayeli isezerano. Na ibi bigomba kutubera urugero. Yabasezeranije ko izabaha mucunguzi, azakomoka mu muryango wa Dawidi, kandi azavukira Betelehemu, umwari azasaminda. Ibyo byose byabaye, Imana yabishize ku murongo nk'uko yabivuze. Isa yaje kugera, umwari yageze Betelehemu buryo atateguraga, aza kubyariraho mucunguzi kuko Uwiteka yarabivuze. Se niki kinanira Imana mu gihe cyacyo? Kuki wowe ubona ko ibyawe nibyo binanira Imana? Biratinda kubera kutubaha kwacu Imana. Arana abantu bakora ibyaha mu mugaragaro ati di mbabarira, ariko Imana yamvuzeho nuko bimeze gutya izabikora. Oya, ntugakinishe Imana. Nimba yakuhaye isezerano ukabasha kubaha Imana nguko bikwiriye, ukayumvira, izasohoza. Ariko mu gihe utubaha Imana no kuyumvira kandi ufite isezerano,
bizakugora kusorezwa iyo sezerano. Kandi abo bantu niyo bagenda basakuza, ariko se aba bahanuzi b'iki gihe ko bagiye batuhanurira tuzabona akazi, ko bagiye batuhanurira tuzabona abafasha. Ku mwaka umwe wacirira Imana urubanza. Wamenya se Mariya yahawe isezerano ryari? Ryaje gusohozwa ryari? Abisirayeli bahawe isezerano ryari? Imana yaje kuyisohoza ryari? Aburahamu na Sara bahawe isezerano ryari? Imana yaje kuyisohoza ryari? Kandi bari bakiranutse kuturusha twebwe. Imana bashoboje, kandi Imana bakomeze, tubashe kuba maso mu minsi isigaye yo kurangiza umwaka. Twongere tena tubyuke mu buryo bwo gusenga, tusabe Imana imbabazi aho twacumujwe n'amasezerano, tusabe Imana kudutunganya ibyaha twakoze uyu mwaka, tusabe Imana kutubabarira buryo twabaye abanyandegengera ku murimo, twabaye abantu bagusha abandi, inyigisho zabaye z'ibinyoma, abantu bayobya abantu bakoresheje ijambo ry'Imana, abantu bagusha abantu bakoresheje ijambo ry'Imana. Biriya se wavuga ko Imana yagushidikira mu gihe urimo kugusha abantu ubuze ubutumwa bwiza? Mureke tube maso, tubahishe Imana abakozi b'Imana, abavuga Kristo mubahishe kuko ni umwami ukomeye. Twasomye amagambo y'Imana kuri Mika gice cya 3, azakomera aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina rye ry'Uwiteka Imana ye. Yesu yaje mu buryo bwo gukomera, na nuko yagiye yadusigiye imbaraga z'Umwuka Wera. Yesu aracyakomera, niyo mpamvu natwe tugomba gukomera tukamuvugiriza ubutumwa bwiza nk'uko yatusigiye inshingano ze. Tugiye gusenga Imana, numva tuhagarukira hano. Se mwaka ugiye gushira, tusigaje iminsi 20 turangiza umwaka. Urimo kuyumvamo ko Imana irakureba ikakwishimira mu bwami bwo mu ijuru. Uyu mwaka wagendanye n'Imana nk'uko bikwiriye. Uyu mwaka we muvuga butumwa mugenzi wanjye, twabwirije ubutumwa bw'Imana nk'uko bikwiriye. Yewe muhanuzi, twanuriye abantu nk'uko bikwiriye, twahuguye abantu nk'uko bikwiriye. Ijambo ry'Imana Matayo aravuga, si bose bavuga mana mana niyo bazajya mu bwami bwo mu ijuru. Ube maso, fata ingamba. Mana nitushoboza tukarangiza uyu mwaka amahoro, mwaka utaha ibyaha nabiretse, mwaka utaha ngiye gukorera Imana mu kuri no mu mwuka, mwaka utaha aho nagize indege ngeya sinzongera kugira indege ngeya, nawo kiri mu byaha. Yesu Kristo niwe nzira. Emera Kristo, mufashe murimo y'Imana, mukomezanye mu itoro ry'Imana, buri muntu ahagarare ku inshingano ze, tubake murimo y'Imana. Ibyo niyo bizatuhesha umugisha turi kuri iyi si, n'umunsi umwe tuzabona ubugingo buhoraho. Mu gihe abantu bakoze neza murimo y'Imana, byatumye Imana ibaha amasezerano. Ntabwo ariko wamaze kuhabwa amasezerano ugera hagati ubivemo, n'igihombo kuri wowe. Mu gihe umaze kuhabwa amasezerano ugomba gukomeza tena gukiranukira Imana, munsi umwe nayo Imana gusohoreza isezerano. Nimara kugusohoreza isezerano rinde ubugingo bwawe, munsi umwe uzabashe kugera mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze Yesu Kristo, cyubahiro ni cyawe. Mana watugiriye neza, utuha agakiza ku buntu. Ntabwo twari tukwiriye kuhabwa agakiza, ariko kubw'imirimo y'amaboko yawe mwami uremera Yesu Kristo mwabo yapfiriye natwe abirabura turimo. Utubabarira ibyaha abasogokuruza bakoze, utuhindura kuba abakozi bawe mwami. Turagushimiye nuko tutibuka ineza yawe, tunejejwe n'amasezerano waduhaye. Twabonye ku bene data kuri twenyine hari ibyo wavuze washize mu bikorwa, bituhaye ibyiringiro yuko n'ibyo utarakora nabyo uzabikora ku gihe cyawe. Niyo mpamvu usabira itorero imbabazi, utubabarire buryo twagendanye nawe uyu mwaka, tubabarire buryo twakoze umurimo wawe uyu mwaka, tubabarire aho tutakoze neza, abagiye bagusha abandi bakoresheje ijambo ryawe, abagiye bagusha abandi bakoresheje ubuhanuzi. Turasenya izo myuka n'imbaraga z'umwanzi, wubake tene itorero ryawe, udukomeze abanyamasezerano. Abasubiye inyuma nta mpamvu wongere bagarure mwami, abacika intege kubw'amasezerano, abacumuzwa n'amasezerano, abihebye
kandi bafite amasezerano y'Imana, abatagenda neza kandi abaremye amasezerano. Tunganya itorero, tunganya abakozi bawe, kuramo inzitizi mu murimo wawe Mana. Imigambi Satani afitiye itorero muri biye yo kurangiza umwaka turasenya. Twizeye ko kandi tuzi ko abantu benshi bari mu mwuka wo gusenga. Ubahe kwezwa, ubahe gutunganya Mwami ibyari biri muri mwaka byeze mbere yacu ku murimo wawe, mu gihugu cyacu, mu miryango yacu, mu baturanyi bacu. Ibyabaye bibi uyu mwaka tubabarire Data, tuzagere ku munsi wa Noeli wongere uvuke bundi busha tena ku mitima yacu. Aho twasinziriye Kristo tubyutse, aho twateshutse wongere tugarure. Satani atsinzwe, imbaraga ziturwanya, imbaraga zirwanya ivugabutumwa turasenya Data. Sabiya abavuga butumwa amavuta yo kubwiriza ubutumwa bwiza mu kuri no mu mwuka, batirata, batikubita igituza, batavuga buhamya bupfuye kwa jina la Yesu. Mana turi imbere yawe, girira neza abasubiye nyuma wongere bagarure, abatarakizwa bahagakiza, amavi yose gufukamire. Tanga amahoro muri Afrika, tanga amahoro muri Europa, muri Aziya, muri Amerika, muri Atlantika. N'ijambo ryawe rigendagende hose abantu bakumenye, mavi yose gupfukamire. Iyi misi yo kurangiza umwaka ndikabe misi yo gukora ibyaha, turambiwe ibyaha biratudindiza, byaha biratwica, byaha biduteza ibyago kwa jina la Yesu Mwami. Bavuga butumwa bashoboye, bahaguruke tena babwiriza abantu ukuri, babwira abantu imbaraga zawe Mwami. Urakoze kandi nato tushoboje tuzabashe kugukorera iteka ryose. Twirukanye imbaraga zose z'umwanzi, tunganya uyu murimo, wezu uyu murimo, tusenge abadukurikira, jambo ryawe ribabere ritabaza kwa jina la Yesu. Imbunzi uzifashe mpande zose z'isi, bihugu biri mu bibazo n'ibigeragezo, inzara, imitingito, imizure, bikurweho nawe. Tanga amahoro, fasha abayobora ibihugu, fasha abakomeye, fasha abakozi bawe, byutsa abakristo bakiri mu byaha bihugu aho ijambo ryawe ritaragera. Mana usunika bavuga butumwa bagende babwira abantu bawe kuri. Urakoze witeka kubw'uyu munsi mwiza, reka iri jambo ribane natwe. Tusengeye iminsi isiga yo kurangiza umwaka, dushigikire abera, dushigikire amatoro, dushigikire igihugu cyacu. Mwaka tuzarangiza amahoro. Ibibi byose turabyirukanye, ingurumbi turazirukanye. Urakoze witeka kandi dushoboje. Musume tuzakubonera ubwami bwo mu ijuru. Mana shimwe ni ryawe, tugusabye twize mu izina rya Yesu, amen. Mandi baho umugisha kandi Kristo bagirire neza. Abazumva ubutumwa bwiza bw'Imana wongere wizera amasezerano, umenye ko n'Uwiteka yabivuze no kubikora izabikora. Kandi utunganye ubugingo bwawe, mwaka uzawurangiza amahoro. Wirinde imitego ya Satani mu minsi iri imbere. Hano Satani ashaka kugusha abantu muri minsi mikuru, kurangaza abantu, ariko wirinde, urinde ubugingo bwawe, urinde inzu yawe utinjizamo ikitemewe n'Imana. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas. Reka tubahe nimero za telefone, ariko ushaka kutubaza, ariko ushaka kutugirira inama no gufashana mu murimo y'Imana, no gukomezanya, nimukakirana imanza, no gusengerana, bizadufasha. Mana izatwambika amakamba. 07 82 43 9 7 5. Imana ibane namwe kandi Yesu abagirire neza iteka ryose. Amina. Philadelphia, Imana iratsinda.